hana. Amazina yawe ni Mugabo Jonathan. Mwana wanjye yabuze kera. Sibye ko sinshobora kuva kwizima bako mwana wanjye muze. Ariko se divi waramutse gute sha? Shameze neza. Akadije tukira natwe turakajya. Nk'izimeta tuba twambaye koko. Urananyibukije yambangamiraga simbyibuke. Siko nsigaye narirana nayo. Babaye nka babakobwa baragumiwe disi babaye abagabo bakadagenda kwereka buri wese abone. Yara dukomeranye pe. Ntabwo byoroshye kabisa. Ahubwo se ivyo tukira aho. Yego. Ubundi ababyeyi bawe hanze babo. Atari babandi n'abana gatukigana. Bahe. Sha, divi. Turatanga magana. Turatuma. Divi no ugiye kumenya wa mbere. Nibwo basenge. Divi. Abye banjanye gukora Kongo. Ariko ngo dutema ngambe yagiye. Ubuze ko kubona usa n'impunzi koko. Divi ntabwo nakubeshya. Usura nakoresha ngo mare ikisha. Ndibonye. Nuko nuvuga Ikinyarwanda neza. Impamvu ubuke mu Rwanda ni hanze y'inkambi umva ntabwo nabura kwiyumva Arumvisha bako Kujya ko gukorera hanze. yego shafa fondi y'impunzi gusa ntabwo nari niteze ko nawe uri bubyumve ariko icy'ingenzi ubu ngubu ni uko mwazabibika mwese bikabibanga kubw'impamvu zanjye bwite ntabwo undi muntu n'ubundi ubwo nyine wabyumvisha Fofo ntabwo ukwiye no kubibwira abagabo bawe Ahubwo numva bavuga wagira ngo ni kamwe. sha ariko bisa n'ahari benshi rero ni benshi ese noneho iri joro ko nabonye ndyama utaraza wari uri kumwe nandera Shana yindi kumwe na Kabiri. Isiko kambwiye ngo ndasa neza nkaho ari igisaza kirimo kumenya hamwe. Inzi nawe muko mpunze. ariko Fofo narabikubwiye gutendeka abagabo ko Kaburino nabimenya azakumirira nabi ariko Fofo ibyo Divi nakubwiye n'ibyo mwana ni ukuri ntukajya gutendeka ntabwo ari byiza bigira ingaruka mbi kandi urabazi na groupe bagendamo ntabwo bakinisha Si ibyo mutangiye kuza. ahora yikuta mbese Divi ko mbona Fofo arakaye ni kubera Fofo niko ameze iyo umuntu amugiriye inama ahita yirakaza ntabashaka kumva umuntu umugira inama ntabwo byoroshye nyine gusa mbese iki gipira cyo wagira ngo aba yagicukuranye ibijumba ariko sha nawe uranduranya Divi ni amahoro kuba mpumeka ni amahoro ariko rero ndabanza kwereka ibyanjye dore uko ibintu byabaye umutima kwahuritse ra narahuritse ntabwo namye mvuka mfite uku kuguru kwa gatatu urebe ahangaha urabona ntabwo nakuvukanye nshaka umwana wanjye ushakisha umwana nshakisha umwana wanjye harya wambwiye ngo witwa nde tuganire tunaziranye nitwa Mukamutara Marita Mukamutara Marita ni rwose hanjye nitwa Kamari rero sibwo wari uzi kuko barakumbuye usibye ko nari ntarabona ishusho ariko nsanze uri Kamari oya ndi umuhanga muri aka gace abantu bose baranzi ni ukuri kw'Imana none si umwana uri gushakira inaha bakubwiye ko ari inaha uwo mwana rero amaze igihe naramubuze afite amezi nk'atandatu none bimaze kuba imyaka 26 siko numva amaze no kubona umugabo ha nikoze ndakumva ubwo se uwo mwana yitwa ndi umwana wanjye amazina ye yitwaga Mugabo Jonathan ise wamubyaye nawe akaba yitwaga Joseph
umugabo Joseph. Ubwo rero hari ikintu ahubwo ntakubajije buriya twebwe abantu tuba tumeze nk'abari mu iperereza kugira ngo akazi tuzagakore neza. Ahubwo rero yaje aturuka icyo kintu twakirengagije. uwo mwana rero ni ukuvuga ko hari ikigo yabagamo cy'imfubyi baza kumbwira ko yahatorotse afite ahamaze mbese ubwo ya myaka wambwiye imyaka 12 cyo nyavire kuri icyo kigo ntambazaga ko umbaje ko aho yaje aturuka icyo gihe rero ngo akaba yaratorotse ahunga uwo yaramaze gukomeretsa nakugejeje aho nabyumvise. Ahubwo akabazo nagize ubwo iryo zina rya mugabo Jonathan niko ubwo ntiyaba yararihinduye ko abana bari muri icyo kigero mbwiye hari ukuntu usanga utuzina baragiye batuhindura ukuntu. uwo mwana wanjye ibyo yari muto pe ibyo sinabitinda ariko yari afite akantu gasa n'aka ngaka ubona nambaye nawe yari akambaye ise yari yaratubajije tungana gutya mu mahembe yiwe icyo ntazi rero niba yaba akigafite ngo yamye akibandaho aho yicaye yicaranye nako kuko yabaga afite impungenge ko bashobora kukamwiba akaba ari nako yavuye mu kigo cy'imfubyi apfuye n'umwana mugenzi we. ubwo ni ukuvuga ngo nyine nicyo cyatumye agenda ndatekereza nsanga niba uwo mwana yaravuye mu kigo cy'imfubyi kubera ku kantu byanze bikunze yari afize agaciro kako ni ingenzi kuri we aracyagafite. ahubwo rero birasaba kumva ibyo bimenyetso witwaje n'ako kantu yewe byose n'ako gafoto wavuga ngo wawe wakagendanye harimo undi kamaro kagukorera akazi. ahubwo se ubu sinagatangiye zana hano turebe ako rwose kuki ni ikimenyetso gifatika hereza n'ako gafoto ke rero uyu mwana wanjye rero kagafoto k'uyu mwana nguyu ahubwo ndabona aka kantu yambaye kameze nk'ako ntwara neza nagatangiye kuvuga rero ni ugutaruka amatama masa ntasabiri nk'igisigati. kama ndeba hano ndakuze icyo kinyarwanda ndakizi narakigutanze ntasabiri nk'igisigati nibyo rero reka shyira tudutebe mu nzu nze kwigiza imbere ubwo ari nako wateguye byanze bikunze ni ukuri kw'Imana ubwo nagatangiye utagira ngo nagatangiye twese. What's up, G? Bro. Bize biteze. Cool. What's wrong? Kumbona byagucanze. No big deal, man. Mbona wifunze. Sabo umeka man. Agora nanyikije man kamurimo ni ishati man. Ande zengo hereze story ukuntu bimeze. Man. Tira nasokanye na cyafufu. Ndabyumva wari umeze neza tu. Ariko man, tazaciye hano sinzi yagushakaga ariko ntabwo sinzi yagushakira. Byapazo bireke man. Ahubwo fufu yambwiye. Muri geto yabo. Waje cyane no giceka. Kimeze neza. Man ubwo ni bwagambo bwa baby. Nukirwa batakaza igihe man, nubizi se. Ariko Joe ntago yambeshe yari serious. Kandi yambwiye ko rushaka twazapanga umunsi umwe tukakubasura nawe ugafatira. Man, kamubwiza ukuri. Niyo cyaba kirenze. Cyaba cyana cyaduciye cyane. Man, baby yarankomye. Nabuzyo. None wabera arafashwe none wihagarara gahoro none usko bikaze man. Ramana yasawa cyata. Ariko yambwiye ngo tuzapanga tuzajye kugisura man. Ako nabirenze man turaza kubipanga turebe twagera. Ako undi je man ibintu by'aba baby akubeshye. Bigenda mu gahoro man kuko ni danje. Ariko Joe tuzapanga umunsi tujye kubasura. Fufu yabinsabye kabisa. Man. Nabirenze tuzabipanga. Sibyo.
karakana mani karakana bo urakaga karakana uzi nk'urupangu gatahamo kese nuko ari kagufi kana uri harapi none sonsa nawe komeza bari bazini hagati nzumbiye kujya umwana wanjye genda gake ariko ni gake kabisa ariko umwana wanjye numwigaho cyane si uwawe Peti, vipi? Matware yanjye se peti yanjye. Ndi gutembera. Uri kujyayo? Uranzi se? Uranzi? Ujya wumva wita Matrix se? Matrix njya mwumva. Niwe ngewe peti yanjye. Nubwo wenda babonye mbanyita Max ariko ninjye Matrix ndi mubi cyane hano baranzi. Agashati kawe se manje. Kumva nari na keza se byadanje. Nshaka ko nteza ariko. Ngutiye ko nteza. Kuko zagatwara ejo reka gera bwangu nize peti. Tubona nanjye nari nkambaye. Nanjye komeza. Oya ngenye. Oya ndakagunda kagunda. Turabwanga ukuramo. Kandi ntabwo nshaka kuzongera kukubona. Ntabwo sinshaka sinkeneye kuzongera kandi nimara kuyambara ubure. Ndahita ngenda. Kubona urenze. Uranze ninjye mubi cyane hano baranze. Turabwanga kandi ubure. Ubona ugenda. Ubona ugenda. Alex! Harajyanye! Fone! Bwira! Peti. Bari shati yacu. Baratangiye shati. Bageze mu bwatsi bwanjye bro. Imana urushaka. Narakubwiye Peti ibiti bya. Ngibonye sebuja. Tugabura kwivugisha aho ngaho. Ndakwituma byarora imisega. Fefe vayo. Bana narabifashe mani. Nanabifashe. Narakubwiye mani va. Dore shati yacu mani. Je ntabwo nahese saba. Shaka umurengera se. Max Rwanda hano itagatu. Uyu yatatsa bana b'imihanda bana. Tibuka mani. Narakubwiye hano ni mu bwatsi bwanjye Peti. Sohota n'ingufata. Simaris. Warwara iki? Ntago ari wowe mani uhari. Warwara iki se? Mani danyereye mani. Ahubwo vuga ngo bana danyereye mani. Ramujyama ntabwo yacora bro. Ariko mani bacu mani. Max. Umurani gamani ntabwo yamushaka. Ushaka guhora gasanga. Ase mani bro aya mabuye ntabwo nje nanyereye ayiso n'amaye namwe nawe n'amaye. Reba aya mabuye yari hano ariko. Nawe reba aya mabuye yari aho. Musowe mani Jojo wakirebye turiya mubibi. Bamupepo bana uriya niwe bana n'umugore wa Bruno mani. Uriya wo haruguru agapira k'umuhondo kiribona cy'icyuki bya danje. Ahubwo Bruno ya gahunda yo kwa Fufu se mani tuyishyire ryari. Umbasira mushaka se ngiye mbwira nguhe passe mani ngewe uri ngiye mbwira niba mukeneye guhereze passe nge baranzi no hano ku mihanda baranzi ni uko gushyira passe ngiye ku pleti urumva ariko Max ujye ka telefone mama ngire ya bebro wone wavuga ubundi reka nkubwire umwami mu bwami bwe ntajya asaba ubundi ibintu byose biba ari ibye ubwo wamutsindiye byaba neza byaba nabi bivuze ngo rero uriya mwana nyine ni umukobwa nakubwiraga wamubonye arya mu batuye hano hirya reba hano muri ano mazu gutyo iriya nzu itukura hariya ni aho ngaho yego ni aho ngaho aba ngaba bahagaze hano bariya kariya kagurupe bimeze gute ukuntu ababonye urabazi se barandabazi ejo bundi igihe nza nyine nabatambutse mbona abandi cyane
rero kariya kagurupe niko kabamo wa muhungu bita Bruno inshuti ya Fufu. Ku mana yanjye kumbona basa nk'ibirarasa ahubwo sha yewe bisa nabyo gusa shaho umva ngo bayobowe n'umutipe bita Jo. ko naragenze ndabona ushatse kumubwira ko bafite n'umuyobozi rero umva bafite n'umuyobozi sha murebeye inyuma ni umwana mwiza ariko shaho umva imyitwarire ni mibi ntabwo ushaka kuyifuza habe na gato. Shadivi ko numva mbabaje cyane ariko wasanga abana nk'abo ngabo nta rukundo baba barigize abana rw'ababyeyi nta burere none se ahubwo tukiraho nta babyeyi bagira cyangwa se ntabwo bagira naho baba. Sha ntabwo mbizi gusa numva ngo ni imfubyi ngo banyukuriye mu mihanda ya hano gusa nyine nta byinshi mbaziho. Ko ndumva babaje cyane. Sha babaje ko ntibyagakwiye gutuma bitwara kuriya. Sha ivi nyine biragoye ntabwo wapfa gucura mu rubanza ariko dukomeze tugende ntako. Come on. Karibu. Fashe gute? Hari itangazo nari nabonye yuko hari umwanya mukeneye w'umukozi so rero naringiye kugira ngo nanzanye dokima yanjye isaba akazi. Okay. Ndebe. Ndabona warigeze nabikora mbere. Yego nabikozeho ariko nakazi igihe gitoya kubera ko kampani nakoreraga nyine yahise ihagarara. Dokima zawe twazibonye. Isigaye ni kuri telefone tuzakumenyesha. Yego murakoze muzira akazi keza. Boss, como ugiye urwarukiye bimeze bite? Abirenze. Uriya mwana atari mwiza we. Uguyemo se? Sinkubeshye rero. Inkweto ubonye iyayo. Wenda kirasigira migendere. Sigara utekereza.